So hello friends, so muraho cyane, ndagira ngo noneho nk'uko nabibemereye mbategurire video y'uburyo ki ushobora kumenyekanisha inguzanyo ya BRD muri gahunda ya minuza. Nk'uko mwagiye mubibona, BRD yagiye itanga amatangazo ku maradiyo, ku mateleviziyo, isaba ko umuntu wese wize kaminuza arihiwe na BRD cyangwa se iyo twitaga SFAR ashishikarizwa kwishyura, kumenyekanisha ko yahawe iyo nguzanyo agatangira kwishyura. Waba ukora muri leta cyangwa se waba ukora muri prive, watinda akajana n'ubundi iyo nguzanyo wahawe uzayishyura. Ahubwo ndagira ngo mbigishe uko ushobora kubyirebera online ukoresheje telefone yawe cyangwa se computer, ukabasha kumenya uko wakwiyandikisha kugira ngo ujye ubasha gukatwa ayo mafaranga wishyure iyi nguzanyo wahawe, kugira ngo n'abana batoya barumuna bacu cyangwa bashiki bacu babashe kwiga kaminuza, kubera ko ngira ngo umwaka ushize nibwo mwabonye ko abana benshi bemerewe kwiga kaminuza, ariko ntabwo bose bahawe inguzanyo bitewe n'uko bamwe muri twe twarangije kwiga twanze kwishyura iyi nguzanyo twahawe, bityo bikaba byaradindije ireme ry'uburezi kuri barumuna bacu. Isomo rya mbere ngiye kubereka ni uburyo ki ushobora kwiyandikisha mu gihe uzi neza ko utaratangira kwishyura. Isomo rya kabiri ni ukureba ngo ese none ni gute ushobora kumenya amafaranga wishyura buri kwezi. Ese ni gute wamenya ingano y'amafaranga umaze kwishyura kuva watangira kwiyandikisha wishyura. Ese ni amafaranga niki ushigaje kwishyura. Ese ni ryari uzarangiza kwishyura. Ese historique yawe y'uburyo wishyura buri kwezi imeze gute. Ibyo byose urabibona muri iri somo twagiye. Isomo rya mbere ni uburyo ki ugera hano twita kuri minuza cyangwa se kuri BRD. Unyura he rero? Unyura aha kuri minuza akadomo BRD akadomo rwa, ukabasha kuhagera. Ufungura computer yawe cyangwa se telefone ukajya kuri browser. Nituvuga browser wafungura go Chrome, Mozilla, wakoresha Opera Mini, wakoresha Firefox n'izindi za browsing. So fungura telefone ya computer ujye kuri minuza akadomo BRD akadomo rwa. Iyi rero niyo platform ushobora guhita unyuraho kugira ngo ubashe kujya kuri BRD minuza. So noneho rero step by step dushobora kugendana. Aha rero nufungura iyi browser urandikamo minuza akadomo BRD.rwa, hanyuma kande enter. Iyo uhageze rero uhasanga kuri page ya mbere, ubwo tuba turi kuri home, hanyuma uhasanga self declaration. Self declaration ni ukumenyekanisha ko wafashe inguzanyo na BRD. BRD ni banke itsura amajyambere.
ujya kuri self declaration, hanyuma ugahitamo niba warabonye inguzanyo yego cyangwa hoya, ugahitamo yego. Hanyuma urabona ko ari etape eshanu. Iya mbere ni personal information, aho ugaragaza ID, ukagaragaza email yawe na telefone yawe, then ugakanda kuri continue. Nyuma yaho hakaza academic information, novuga ngo naho wize n'igihe watangiriye kwiga n'igihe wasoreje. Hanyuma ugakanda hano handitse ngo employment. Ubwo kuri employment ni ibijyanye n'akazi, aho uhemberwa. Nyuma yaho payment information, amafaranga wishyurwa buri kwezi kugira ngo bazakureho pourcentage z'amafaranga wajya wishyura buri kwezi uyishyura BRD. Nyuma yaho rero urakanda submit. Nukanda submit, ubwo uraba umenyekanishije ibijyanye n'inguzanyo yawe. Ubwo bahita bagusaba niba batangira kugukata cyangwa se niba hari itariki n'ukwezi wifuza ko batangira kugukata, hanyuma ugatangira ukishyura. Iyo ni page ya mbere ijyanye no kumenyekanisha inguzanyo. Wowe ari wowe ubyikoreye, si ngombwa ko ujya ku karere kugira ngo umenyekanishe inguzanyo yawe cyangwa se utangire kwishyura. Byose ubikora utavuye mu rugo. Iyo rero nyuma yaho bigaragaye ko nimero y'irangamuntu yawe idakunda, cyane cyane nk'ahangaha handitsemo ngo national ID, iyo ID yawe itemera, uza hano handitse ngo NIDA cyangwa se national ID change. Aha, hanyuma ugakandamo, ugashyiramo irangamuntu nshyashya waba warahawe. Ubwo ni ku muntu wayitaye cyangwa se bayibye, bikaba ngombwa ko uhindura irangamuntu. Uzamo hano ukayimenyekanisha kugira ngo babashe guhuza amakuru yayo na ya myirondoro uba waratanze mbere, kuko ahangaha utanga ifoto, urayifotora kugira ngo ubashe kuyishyiramo, bayihuze n'iyari isanzwemo. Kugira ngo birasobanutse. Aha, hanyuma iki gice twita declaration ni kimwe twahereyeho cyitwa declaration. Aha ni self declaration, na nabisobanuye. Aho ni home uhita ugera. Aha, so noneho rero iki gice cya home hari naho ufungura konte. Ufite gufungura konte muri Minuza BRD, unyuze kuri home ugahita uza ugakanda kuri create account. Iyo ukanze hano kuri create account ubasha gufungura konte, cyangwa se ukaba wanyura hano handitse ngo login. Aha naho wahanyura ugafungura konte. Reka tuhanyure urebe. Ukanze kuri login uhita uza hano. Ahangaha ni ku muntu uba warafunguyemo konte cyangwa se ufitemo account. Uwafunguyemo account we anyura aha, ariko yo utarafungura account uza hepfo hano ukavuga ngo I don't have account. So ugakanda kuri iri jambo sign up. Sign up ni ugufungura konte nshyashya ku muntu utarafunguramo konte. Aha, so reka turebe rero ngo ni gute wafunguramo konte. Ubwo byumvikane ufungura konte iyo watangiye kwishyura, ugira ngo umenye ingano y'amafaranga wishyura buri kwezi hashingiwe ku mushahara wawe mbumbe, kuko ni pourcentage ikoreshwa, cyangwa se ugira ngo umenye amafaranga umaze kwishyura n'amafaranga usigaje kwishyura n'igihe uzarangiriza kwishyura. Ubwo nibwo uba ugomba gufunguramo konte. So uza muri iri jambo sign up,
cyangwa se ukaza hano hasi handitse ngo sign up ugafunguramo konte. So bigenda bite iyo kanze kuri sign up ufungura konte? Hari ama step cyangwa se ama etape unyuramo kugira ngo konte yawe ibifungutse. Ushyiramo ID, irangamuntu yawe ukayandika neza, ugashyiramo telefone yawe, hanyuma ugahita ushyiramo email ikora, ugakamanuka ugashyiramo password iri strong, igomba kuba irimo ama capital letters, small letters n'imibare, ukabivangavanga ukongera ukayandukuramo hano, hanyuma ugakanda hano ngo I agree the conditions and terms. Nyuma yaho ugakanda ukavuga ati I'm not robot, ugahitamo ibyo bagusaba guhitamo, niba ari imodoka, niba ari cross lights, niba ari iki ukabihitamo, hanyuma ugakora create account. Iyo rero umaze kuyigira bakoherereza ubutumwa kuri ya email yawe, akaba ari naho unyura, akaba ari naho unyura ukurikiza izindi step. Aha rero iyo umaze kugira konte, ngira ngo urabona ko handitse package ni ingano y'amafaranga wajya wishyura buri kwezi. Guardians ni umuntu ushobora kukwishingira kugira ngo ajya gutangira ayo mafaranga. Hanyuma iyi ni contract, ni kontara ushobora kugirana na BRD ijyanye n'uburyo uzajya wishyura. Reka turebe noneho rero ku muntu wamaze gufunguramo konte. Ubwo ni ku muntu wishyura inguzanyo. Umuntu wishyura inguzanyo arashaka kumenya amafaranga yishyura buri kwezi, ariko ubwo yamaze gufunguramo konte, irakora neza. Noneho arakanda hano handitse login. Namara gukanda login, ngira ngo murahabonye ku muntu ushaka kureba amafaranga yishyura cyangwa se ayashikaje kwishyura, anyura hano kuri login, hanyuma agakurikiza amabwiriza. Tugendane, ngewe nditangaho urugero kugira ngo murebe ukuntu bikora neza cyane. Urakanda aha ushyiremo telefone yawe, kenshi na kenshi niyo ikunda gukora neza cyane, ariko sinangombwa ko email, username na password aba ari ibanga, si ngombwa ko mubibona. So let me hide them. Iyo rero umaze gushyiramo username na password byawe, bahita bakoherereza ubutumwa bugufi, bakaguha code kuri telefone yawe kugira ngo baverifyinge ko ari wowe, atari undi muntu uri kukwinjirira muri systeme ya Minuza. Ubwo butumwa rero ufungura telefone yawe, hanyuma ukareba ubutumwa bakoherereje, iyo code ukabasha kuyuzuzamo hano 4 8. So then uhita ukanda verify kugira ngo baverifyinge ko ari wowe, atari undi muntu. Iyo ukanze rero hano handitse ngo profile, kuri profile uhasanga iki? Kuri profile uhasanga ifoto yawe yo muri NIDA, hanyuma ukahasanga full name, gender, email, national ID, birth and phone number yawe, nibyo uhasanga. Hanyuma ese iyo ukanze kuri payment channel uhasanga iki? Kamurebe outstanding. Kuri payment channel uhasanga uburyo ushobora kwishyuramo ukoresheje Momo, Airtel Money cyangwa se ugashyiramo banke kugira ngo bajye bayakata bayavanye kuri bank, cyangwa se ushobora kuyishyura direct. Nyuma yo kukanze loan payment, urabona ko uno muntu afite amafaranga yose 2,449,000.
harimo inyungu y'ibihumbi 149. Urumva ko inguzanyo y'ubwayo ari 2,200,000. Hanyuma iyi ni inyungu. Hanyuma nk'uko uyabona amafaranga yose, aya nayo amaze kwishyura, asigaje kwishyura 920. So urabona ko rero ushobora gukurikirana uko amafaranga ugenda uyishyura, wazabona umwenda urangiye ukaba wajya ku karere guhagarikisha ibijyanye n'inguzanyo ya BRD Minuza, cyangwa se ukandikira iyi BRD unyuze kuri email, hanyuma bakabasha kuba bagukura muri systeme y'abishyura inguzanyo. Uretse ko ari na automatic, iyo imaze kugera kuri 0 outstanding loan, baguha email message ivuga ko wamaze kwishyura inguzanyo. So mwakoze cyane rero kureba ino video, muyisharinge bagenzi banyu kugira ngo babashe kumenya byinshi bijyanye n'inguzanyo. Ndabakunda cyane. Goodbye.